nongeye kubasuhuza abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Kandi mu buzima ntukihebe, uyu munsi biranga, ejo bigakunda cyane cyane. Ubwo duherukana nari nabakoreye video y'igice cya mbere y'uburyo wabikura amafaranga yawe wakoreye muri Makadam, ukayabikura akakugeraho kuri momo yawe, ukaba wabasha kuyakoresha ibindi bintu. Muri part 1 nari nababwiye uburyo ucreatinga PayPal yakira ndetse ikanohereza amafaranga. Nari nababwiye ko kugira ngo wohereze amafaranga cyangwa wakira amafaranga kuri PayPal, utanga email. Email niyo iba ari deposit address, ukayitanga ku muntu ugiye kuguha amafaranga cyangwa kampani runaka igiye kuguha amafaranga ikakohereza amafaranga. Iyo email iba igomba kuba ariyo wafungurijeho PayPal yawe. Naho mu gihe ushaka kohereza amafaranga cyangwa kubikura amafaranga, twasanze ko bisaba ko ulinkinga PayPal yawe na bank account ukoresha. Twabonye ko kugira ngo wohereze amafaranga cyangwa uyabikuze ava kuri PayPal, ugomba kuba ufite bank account cyangwa ukaba ufite credit card. Ushobora bwa mbere kuyilinkinga na credit card, bwa kabiri ukayilinkinga na bank account. Credit card ushobora gushyiraho iya banki iyo ari yo yose ukoresha, naho bank account ukoresha banki yo mu gihugu cya Amerika. Ibyo twarabibonye tuyifungura. Niba utarabibonye, ujye kureba part 1 y'uburyo wabikuramo amafaranga yawe ava kuri Makadam. Iyo bank account twasanze ko tugomba kuyishaka. Twabonye ko kugira ngo ubikure cyangwa wohereze amafaranga ava kuri PayPal, bisaba ko bwa kabiri uba ufite bank account. Iyo bank account ikaba ari US bank account cyangwa ikaba ari bank account yo muri United States cyangwa yo muri Amerika. So guys, uyu munsi muri iyi part 2 ngiye kubakorera, ngiye kubereka uburyo wabonamo iyo US bank account cyangwa bank account yo muri Amerika ulinkinga na PayPal kugira ngo uyibikurizeho amafaranga yawe. Aho ni ku bantu bazabikuza Makadam coin zabo cyangwa amafaranga bakoreye muri Makadam bakoresheje PayPal. Ubundi buryo bwa kabiri, iyi application ngiye kubereka muri iyi part 2 irakwereka nanone uburyo ufungura banki yo mu mayero cyangwa yo muri Europe. Ku bantu bafunguye Makadam account yabo ariko iri mu bihugu by'i Burayi, bakabasaba ama IBAN, ndabereka uburyo muri bubone bank account ifite IBAN yo muri biriya bihugu byo hanze, ukayibona wibereye hehe? Hano mu Rwanda. Akaba ariho uyabikuriza kuri iyo banki, ukazayavanaho uyashyira kuri momo. Muri iyi video ngiye kubereka uburyo ubonamo US bank account cyangwa bank account yo muri Amerika, mbereke n'uburyo ubonamo Euro account cyangwa bank account z'i Burayi, aribo batanga ama IBAN. Ni ku bantu bashakishije ama IBAN bakayabura mu Rwanda, araya beka bababwiraga ko bashobora gukoresha bakabikuza, bayakoresha bikanga. Icyo kintu nicyo naje gukemura. So stay tuned, ikafata agapoze gatoya nze mbereke ukuntu turi bubone izo account zombi zikenewe mu kubikuza amafaranga yacu twakoreye kuri Makadam. Si Makadam gusa, hari n'andi ma application nzabereka nayo ukoreraho amafaranga nk'uko Makadam uyakoreraho, kandi yose kubikura bikaba bisaba izi step zose. So ndaje dukomeze.
So guys, urajya hasi muri video description urahasanga link nahasize, urahita uyikoraho irahita ikuzana ahantu hameze gutya. Haraba handitse ngo create an account. Hano barakubwira ngo what country do you live in? Urahitamo igihugu utuyemo. Uze hano barakwereka ngo selecting a type of account you want. Ubwo uraselectinga account ushaka gufungura iyo ariyo. Tayari urabona ngewe misemo u Rwanda. Account type misemo personal. Turakomeje. Senganda continue. Uhita uza hano barakubwira ngo sign up with email. Cyangwa bakubaze hejuru ngo sign up with Google. Cyangwa bakubaze ngo sign up with Facebook. Cyangwa bakubaze sign up with Apple. Urahitamo sign up with email. Uragera hano. Ibi byose nibyo bari bugende bakubaza. Hano urashyiramo email yawe, ushyiremo na password, wongere uyishyiremo bwa kabiri ariko ukore password iri strong. Ngira ngo muri part 1 nababwiye password iri strong ukuntu igomba kuba imeze. Hano urashyiramo izina ryawe rya mbere, ushyiremo n'izina ryawe rya nyuma. Hano niba ufite izina rya gatatu urarishyiramo cyangwa uryihorere mu gihe ntaryo ufite. Ariko ushyiramo amazina ari kwirangamuntu. Icyo kintu ngira ngo muracyakibuka no muri part 1 nakibabwiyeho. Ushyiramo amazina asa neza n'amazina yo kwirangamuntu. Hano barakubwira ngo click to verify. Urakurura aka kantu kazana hano iburyo, ugashyire hano hatarimo ikintu, uzuga pastingemo neza gakwirwemo, urekure. Uraba usoje kuverifiya bakubwira ati wemerewe gucreatinga account. Urabona ko bakubwiye ngo verification success. Ukore kuri create account. Barakubwira ati welcome to Airteam. Bakubwira ati to get started confirm your email by clicking on the link that was sent to you by email. Ubwo uragenda uklike kuri email baguhaye muri inbox ya email yawe kugira ngo ukore verify ya email yawe. Tutarajya kuverifiya email turahita dukora iki? Turahita tuza muri Play Store yacu twandikemo Airteam Money Earning App. Urabona application yayo uyestaremo. Ariko urayestara wamajije gucreatinga account. Tayari turahita tuyinjiramo. Turaza hano hari login. Turakoraho. Baratubaza email. Turashyiramo ya email twakoze ducreatinga Airteam account. Dushyiremo na password. Turi kugendana 5 kuri 5. Kanezere ko turi kumwe. Urahita ukora login. Ubundi baracyakubwira kwa kundi ngo verification link bayisendinze kuri email address yawe cyangwa muri inbox ya email yawe. Urabona tuhise tujya muri email box yacu. Tuhita dufungura.
ya message yacu, tubone hasi batubwira ngo verify device, niho uri bukore. Baratubwiye ngo device verification successful. Ubwo twasoje kuverifyinga email, tuhita dukora login twinjiremo. Tayari murabona ko twinjiye muri Airteam account yacu. Ngira ngo murabona ko bidakomeye. Ese batubwira ati ducompleting profile yacu. Turashyiramo first name, second name, byo birimo. Twuzuzemo address line 1 Kigali Rwanda, Kigali Nyarugenge, city ni Kigali n'ubundi. State dushyiremo Rwanda, post code turashyiramo 05. Ubanza urebe niba ibyo wakoze bisa neza nk'ibi nashyize hano. Kigali Rwanda, Nyarugenge, Kigali Rwanda, post code ni 005. Ibi urabishyiramo bitewe n'aho utuye, niba uri mu Rwanda, niba uri mu Burundi. Hano ikintu urahita ukora next. Nukora next, hano baraza bakubwire ngo shyiramo phone number, uyishyiremo, uzuzemo nimero yawe ya telefone, uhita ukora complete registration. Mbere yo kuyikora barabanza bakubaze phone number, hejuru barakubaza kode y'igihugu cyawe, phone number, nurangiza bakubaza itariki y'amavuko birthday, inviter cyangwa link y'uwakubwiye cyangwa link y'uwagutumiye. Nurangiza uhita ukora completion registration. Hano uje kuri add fund, bakwereka uburyo ushobora kugira ute uza hano kuri add, niho uca. Ari ugiye kugira ute, uba ugiye kwadinga fund cyangwa kwadinga amafaranga kuri account yawe ya Airteam. Hano uraza ukore enable biometric, ubwo ni ukwemeza ibikumwe byawe. Uze hano hasi ukore kuri biometric lock, hasa ubururu. Ushatse wayishyiramo, ushatse ntiwayikoresha. Niba ukunda gukoresha igikumwe wagikoresha, washaka ntunagikoreshe, biterwa, ni amategeko abihana. Aho urimo uremeza ibikumwe byawe, verifiya ko bijyamo, byakunze. Hano ni kuri add fund, barakubwira ngo wadingeho fund cyangwa ushyireho amafaranga, ariko ibi ntabwo bikureba. Twe dushaka ko bazajya bayaduha ahubwo, kugira ngo tuyashyireho ahubwo bakaduhemberaho. Uhita uza hano kuri utu turongo 3 turi hasi, uhita ukora kuri setting, uze hano hari profile ukoreho, uze hano hari verification ukoreho. Ubwo tugiye kuverifiya iyi account yacu, ukore hano kuri verify document. Ubwo ugomba kuba tayari ufite irangamuntu yawe. Ugomba kuba ufite irangamuntu wayishyize hafi. Bakubwire begin verifying, ukoreho. Nizere ko turi kumwe 5 kuri 5.
nturambirwe, biroroshye cyane. Uhitemo igihugu, ubwo ni u Rwanda. Komeze. Uhitemo document ushaka kwerekana kugira ngo bakuverifying. Barakubaza drive license, passport cyangwa national ID. Ufite kimwe muri ibi uragikoresha bigakunda. Hano urakora kuri while using the app, bakubwire gufotora irangamuntu yawe imbere hayo. Press the front of your ID in the frame. Ni ukuyifotora imbere hayo. Mara kuyifotora ukemeza, bakakubwira ngo yifotore n'inyuma hayo. Wamara kuyifotora just ugakora hano kuri use this photo. Iyo wayifotoye nabi ukora kuri retake. Aha bari kuzisuzuma cyangwa bari gusuzuma ID yawe. Hano ugiye gukora facial verification cyangwa kuverifyinga isura yawe. Ubundi ikigoye kuri no application ni ugukora verification, kuko ari ahantu hatambukirizwa amafaranga anyuranye atandukanye, kandi bari buguhe na account zo mu bihugu by'abandi. Biba bigomba ngo ushyiremo imyirondoro yawe yose, ushyiremo n'ifoto yawe yose, ku buryo ukozeho amanyanga bagushaka. Barakubwira ngo ushyira muri centre umutwe wawe, urebe iburyo, baba bakugayidinga. So hano ndasoje, bari kureba niba nashyizemo selfie ya fresh. Could not verify your identity, we are unable to verify your identity. So hano ndategereza. Urabona ko bambwiye your wallet verification is in review. Barimo barayicekinga. Nibamara kuyicekinga ndaza kubona bayi verified. Mpite nza home. Kanizere ko tukiri kumwe, utarambiwe, turi kugendana 5 kuri 5. Turahita tuza hano kuri US virtual account. Uri kuhabona aho nshyize fresh. Aho niho tugiye gufungurira ya ma account uko ari 2. Bank account yo muri USA, muri Amerika, na bank account y'i Burayi, muri Europe. Aribo bakoresha ama IBAN. So USA account izakenerwa n'umuntu ukoresha PayPal, naho IBAN cyangwa European account cyangwa account z'amayero zikenerwe n'umuntu ukoresha buriya buryo bwa bank account mu kubikuza. Hariya bakubaza ama IBAN. Hano urabona baratubajije ngo open your US virtual account. Ndahakoze. Urabanza wemeza amabwiriza, uhita openinga. Ahangaha ubikora iyo wamajije kuba verification, hahandi hambere twakoze verify. Terms. Ikore accept. Accept all cookies. Tugendana akantu ku kandi, ntihagire ikigucika. Got it. Hano nabo baradusaba kongera kuverifyinga info zacu. Got it. Begin verifying.
naho ntabwo baguha akawunti yabo batakuverifiye ngo barebe koko uri umuntu ku buryo unahemutse baba bafite imyirondoro yawe. Hano urasabwa Government ID, uhitemo igihugu, ugashyiramo igihugu urimo, Rwanda, ukore select, hano bakubwire ngo uploadinga ifoto cyangwa passport. Urabona ko hano bakubajije passport kandi wari wahisemo ID. Hano kuko ari bank account ushaka yo hanze, urafotora irangamuntu yawe niba nta passport ufite, ariko ufotore back side, ubwo ni igice cy'inyuma nicyo uri bufotore. Urafotora back side, ntago uri bufotore front side, oya urafotora back side, ubwo ni igice cy'inyuma cy'irangamuntu mu gihe udafite passport. Ufite passport wafotora passport. Hano mu gufotora ni uko nyine kamera yanjye yari irimo irabizana, ariko ni ibintu byoroshye. Nizere ko ibyo navuze wabyumvishije cyangwa mwabyumvishije. Hano nibakubaza passport, udafite passport uzafotora irangamuntu yawe back side, ku ruhande rw'inyuma. Nitukora kuri use this photo mu gihe ubona igaragara neza. Iyo itagaragara neza ukora retake photo. So uko mbikoze hano kuri US account, ni na kuri bubikore kuri Elo account. Urabona ko bahise babiverifiya. Subira inyuma. Hano ni bimwe byo guhitamo right mode cyangwa ibyo urabyihorera nta kintu kinini bikurebaho. Ugaruke kuri US virtual account, ukoreho, kubwire verify identity, ubwo impamvu ni uko tutaraba verified. Aha tugiye gushyiramo payment method. So ngira ngo mubonye ahantu nyuze kuri twa turongo dutatu two mu nguni iburyo hasi, mpita njya kuri setting, mpitamo profile, mpita njya hasi, mpitamo payment method. Ndaza ngura hano kuri add payment method, shyiramo PayPal ya mbere. Hari PayPal ebyiri, iri hejuru y'amadolari 15 n'iri munsi y'amadolari 15. Hano uhita ushyiramo email yawe. Kandi email ushyiramo ibisa niyo wakoresheje ufungura iyi Airtel account yacu, ikabisa niyo wakoresheje ufungura PayPal yawe. Ukemeza. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni Binance.
Binance. Hano urabona Binance zose baguhaye, ariko urahitamo Binance Pay USDT. Binance Pay USDT uyihitemo. Nuyihitamo barakubwira ngo ushyiremo Binance ID. Binance ID urahita ujya kuyireba muri Binance, ufungure Binance, winjiremo, uze hano kuri funding, uze hano kuri deposit cyangwa kuri pay. Nuhakora utegereze kuri pay, barahita bakwereka Binance ID yawe. Icyo urahita ukora, urahita uyikopiya, ngiye hano Binance ID munsi ya pay. Icyo ukora urahita uyikopiya, numara kuyikopiya ugende uyipestinge muri Airtel account yawe. Hano turi kwadingamo payment method. Numara kuyishyiramo urahita ukora add. Dushyizemo hano payment method ebyiri. Hano iyo wajya ukunda gukoresha cyane wajya ukoresha Binance. Hano muri izi payment method zose haba harimo n'iyo uhita uyashyira kuri momo, ariko nyine bakuvunjira kuri make cyane bakanagukata menshi. Rero amafaranga kugeraho ari makeya. Uwayanyujije kuri Binance niwe aba akurusha amafaranga, kandi wenda mwakuyeho amafaranga angana, ariko aba yakurusha. Harimo payment method nyinshi, wowe hitamo izikunyuze. Ngewe rero izinyuze ni PayPal, kuko mba nshaka kuyirikinga na PayPal yanjye, kandi ni nabyo byoroshye, ni nabyo bisaba amafaranga. Nyine fee yabyo ntabwo ari nini. Reka mbikwereke. Nk'ubu ngiye kuri add fund, misemo payment method za zindi zanjye ebyiri. Dukoresheje PayPal. Urabona ngo urugero tugiye kubikuza nk'amadolari 5 n'ibice 5. Urabona ko yangeraho nkoresheje P2P. Nakoresheje PayPal nkoresheje P2P, yangeraho mu minota 18, ayangeraho 8 n'ibice 19. Ariko nkoresheje direct hangeraho 5 n'ibice 4. Urumva ko baba bankase make cyane, ariko akangeraho mu minsi 2 n'iminsi 3. Tuze hano kuri withdraw, urebe nabwo ugiye kuyidrawinga, nabwo bahita bakwereka za method zawe, ugahitamo Binance. Turebe naho dushyize 5 n'ibice 5 cyangwa n'ibice 4 twabona ngahe. Nabona dukoresheje P2P ya Binance ayatugeraho ni 5 n'ibice 2. Urumva ntago bitwara amafaranga menshi cyane, si nk'uko wahita uyabikuza direct uyavana kuri Airtel uyashyira kuri momo. Ushatse nabyo wabikora, kuko n'ubwo buryo burimo, uhita wuzuzamo nimero yawe ya telefone bihita bikunda. Ibi nibyo bakubaza uri kubikura.
ngira ngo ibyo ndi kubereka byose muri kubibona 5 kuri 5. Ndi kugerageza kubasobanurira buri kantu ku kandi kugira ngo bitazabagora cyangwa muzabikore biboroheye. Icyo muba mugomba gukora gusa ni ukushyigikira, ukora subscribe, ugakora share, ugatera comment ku byo utumva cyangwa ibyo ushaka ko tuzagukorera ubutaha, nkabona support yanyu.